Mbanjije kubasuhuza nizere ko mumeze neza. Biragoye ko waba uhora kuri TikTok utarumva indirimbo y'uyu mwana bita Musori. Indirimbo y'umwana iri guca ibintu bita Olivier ukiri mutoya, nje hano kugira ngo tuganire ubundi byagenze gute kugira ngo ayisohore. Na mbere ndakwibutsa gukanda subscribe ndetse n'iyi video ukayikandira like kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro. Indirimbo bita Musori ya Olivier yakunzwe ku rubuga cyane rwa TikTok. Abahanzi benshi bagiye bayikoramo challenge nka Element, Kivumbi King ndetse n'umuntu bita Mutesi Scoville. Indirimbo ubundi uramutse uyumvishe ntabwo yigeze ijyanwa muri studio cyangwa mu bandi bantu bakora ibintu bijyanye n'ubuhanzi. Nkaho hari umwana wifatiye telefone ye ndetse na app recordinga akabyirikodingira ariko akabipostinga akabona bifashe irangi. Ubundi kugira ngo Olivier asohore iyi ndirimbo byaturutse ku mpamvu imwe yonyine. Ngo muri mwese nta muntu utazi groupe yitwa Moriox. Moriox tuyiveho ahubwo tujye ku mwana ubamo bita Magnifique w'umukobwa. Olivier yakundaga uyu mukobwa cyane ku buryo yamupostingaga kuri TikTok yifashishije AI kandi akanavuga ko amukunda cyane. Bitewe n'ukuntu yamukundaga, ya mavideo ya AI yigeze gukora AI ivuga ngo yapfuye, avuga ngo Magnifique yitabye Imana. Abantu bamurakarira cyane batangira kumwandikira muri comment banamutuka. Bamubabaza cyane bituma avuga ati ngiye gusohora indirimbo aravuga ati irabe yitwa Musori. Yaje kuyisohora mu rwego rwo kumusaba imbabazi kugira ngo n'abantu bamubabarire. Ntiyarazi niba izanamugeraho, gusa ubu ngubu yamaje kuba hiti, ndakeka nawe abizi. Uyu mwana ngo ntabwo yari azi ko iyi ndirimbo izaba hiti kuko we yayipostinze yifuza ko yarebwa n'abantu 1000 gusa. Aho mu kiganiro yagiranye na Irene yamubajije ngo indirimbo yawe wumvaga izagerayo, akamusubiza ngo ngiye numvaga yarebwa n'abantu 1k, nta nubwo ari 1k, uyumvaga bayita 1k. Ubu tuvugana video yimaje kurebwa n'ibihumbi 97. Abenshi mu bahanzi bakoze indirimbo nyinshi zitari zagera no kuri uru rwego kandi bashoyemo ibintu byinshi nk'uko bisanzwe, kandi murabizi ko umuntu wese umajije kugafata ahita yizira i Kigali. Uyu mwana nawe yamaje kugera i Kigali, aho amaje gukorana n'ibiganiro nka Irene n'umuntu bita Gatari Fred. Abo bantu nibo bantu bafite channel zikomeye cyane zikunda gupromotinga abantu. Ibyo gusa kuko uyu mwana yari afite ibihumbi 5 by'abafollowers kuri TikTok, none amaje kugira ibihumbi 21. Biri kumvikana ko ari kuzamuka cyane. Ese ubundi icyo mbabaza, azakomeza agafate cyangwa agiye kuzima? Ese mwebwe murabona uyu mwana afite impano yo gukomeza umuziki we cyangwa byihorera? Turabizi n'abahanzi benshi bagiye barya hiti nka gutya ariko bamara ukwezi bakaba barazima. Mwakoze kuntega amatwi, mukande subscribe tujye tubana no mu bindi biganiro bikurikira.